Usibye ibikorwa byo gucunga umutekano, polisi y'u Rwanda ikora nk'inshingano y'ibanze umunsi ku wundi. Uru rwego runakora ibikorwa bitandukanye birimo n'ibigamije kuzamura imibereho myiza y'umuturage. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri polisi y'u Rwanda, Commissioner of Police George Rumanzi, aha arasobanura ibikorwa polisi y'u Rwanda yibanzeho mu mwaka ushize wa 2018. Umutekano muri rusange mu bihumbi 2018 wari umeze neza. Umwaka washojwe neza hagendeye no ku butumwa bwari bwatanzwe n'umukuru w'igihugu ko abantu bagomba kwishima ariko bakirinda impanuka zo mu mihanda zabaye nke cyane. Polisi ifatanyije n'izindi nzego z'umutekano hibanzwe ku bintu nka 3 cyangwa 4. Icyambere ni ubukangurambaga biciye mu biganiro, biciye mu manama, biciye mu itangazamakuru. Ubukangurambaga bukangurira abanyarwanda b'ingeri zose kwirinda ibyaha, kugira uruhare mu kwicungira umutekano, gutanga amakuru ku bishobora kuba byahungabanya umutekano. Ubukangurambaga bwibanzweho cyane na polisi n'izindi nzego. Cya kabiri ni ibikorwa byo gutanga umutekano muri rusange. Polisi n'izindi nzego zawutanze amasaha 28 kuri 28. Habayeho gufatanya n'inzego za leta na umujyi wa Kigali n'abaturage, ibikorwa by'isuku, ibikorwa byo gutera ibiti, ibikorwa byo gutanga amazi meza n'umuriro nk'uko nabivuze. Ibikorwa byo kuzamura imibereho myiza y'abaturage nabyo byibanje. Buri hose ubundi twacanaga akadadowa nyine, imyotsi ugasanga bwacya yageze mu mazuru, ariko tugiye twumva ngo polisi y'igihugu yahisemo umudugudu wa Nyamikoni kuwucanira, tukabyumva nk'inzozi, twabyemeye tubibonye. Ndashimira leta y'u Rwanda, nkaba nshimira na Paul Kagame, nkaba nshimira n'ubuyobozi bwa polisi bwatumanikiye amatara. Ngiye byarandenze cyane maze kubona ayo matara, byanteye ishema byinshi cyane, kuko navaga ku ishuri nkaza ngasanga bari gukoresha agatadoba, ngashaka gusubira mu masomo ngasanga bari kugakoresha, nagakenera ngasanga bari kugakoresha. None bazanye amatara, ubu nsigaye niga nta kibazo. Biturutse kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika afatanyije n'inzego za polisi aho ziri hose. Bampa inzu yo kubamo, bampa n'inka. Ubu ndi umukecuru umerewe neza rwose, uryama ngasinzira, narararaga mpagaze mpangayitse. Ubu rwose Imana yangiriye neza, ndaryama ngasinzira. Nyizamo barambwiye abana b'abapolisi bati mama uryama ujye usinzira ntukarare uhagaze. Ubu ndaryama simenye ko nayankiri mu rugo rwose nta cyayihungabanyije. Aho uhageze aravuga ngo dore ni urugo rwo kwa Fane. Ati nageze, ati dore ya nzu, ngeze kuri ya nzu polisi yubakiye wa mukecuru. Ku bufatanye na za polisi zo mu karere na polisi mpuzamahanga, hagiye habaho guhererekanya amakuru ku banyabyaha no guhererekanya abanyabyaha bakoze ibyaha ndengamupaka. Byaruvuze bya Tanzania by'umwihariko hariho amasezerano y'ubufatanye cyane cyane mu guhashya ibyaha bikorerwa mu gace kari mu mipaka yacu na Tanzania. Hari operation zakozwe zo gufata abahingaga n'abacuruzaga ibiyobyabwenge, kandi ibyo bikorwa hariho gahunda yo kubyongera ubwinshi bwabyo. Polisi y'u Rwanda ishimangira ko umutekano igihugu gifite uboneka ku bufatanye n'abaturage n'izindi nzego zitandukanye. Muri izo nzego zirimo n'ibigo byigenga bicunga umutekano. Umuyobozi w'ihuriro ry'ibigo byigenga bicunga umutekano arashimangira ko biteguye gukomeza kunoza inshingano zabo ku buryo ababagana bazanyurwa igihe nabo bazaba bubahirije amabwiriza basabwa n'abakozi b'ibyo bigo. Uyu mwaka mu by'umutekano warangiye neza bitewe n'ibikoresho twakoresheje mu dukoresha mu kurinda umutekano, kandi bitewe n'amahugurwa twatanze ku bakozi bacu kugira ngo barinde umutekano, by'umwihariko ku bufatanye na polisi. Polisi iduhozaho
amahugurwa, idora itugira inama, natwe inama bitugira niko tugira abakozi bacu, niko tugira abakiriya bacu. So ubufatanye bwacu twebwe private security company, polisi y'u Rwanda n'abakozi turinda kurinda, ubufatanye bwacu bitewe n'ubumenyi dufite, bitewe n'ibikoresho dufite, bitewe n'icyo twita umutekano mu Rwanda, imbaraga tugihereza n'amahanga arabizi, isi yose irabizi. Niyo mpamvu yatumye umutekano ugenda neza muri 2018 tukanawusoza neza, ari naho tunakomerejemo ubu ngubu. Nanone twizera neza yuko uyu mwaka nawo uzatangira neza kandi ukarangira neza mu byerekeranye n'umutekano. So tubahishiye byinshi kandi tuzabibagezaho, umwaka wose uzajya gushira bimeze neza, turiteguye tuzafatanya n'abafatanyabikorwa ba polisi mu kurinda umutekano w'igihugu, tubyerekane, twerekana abo bakiriya, dufatanye na association y'amahoteli, tubereke imbogamizi zihari ku buryo byazakemuka kandi bidatwaye igihe, kubera ko iyo urinda umutekano ntabwo urindiriza iminsi, ukora neza ku buryo nta mwanya ugucika. Iyo umwanya ugucitse umutekano urangirika. Tumaze kugira ibigo 17 bishinzwe umutekano wigenga. Ibyo bigo byose na limite bifite mu gihugu cyose, bikorera mu gihugu cyose, yewe hari n'ibikora hanze y'igihugu, hari ibikora hanze y'igihugu, hari n'ibikorera mu ndani mu gihugu, ariko ibikora mu gihugu hose nta murenge, nta karere, nta mudugudu bibujijwe gukoreramo, bikora mu gihugu cyose. Ariko kubera na capacity y'ikigo ikorera mu gihugu bitewe n'imbaraga ifite, bitewe n'abakiriya ifite. Hari izikora mu gihugu cyose, n'umurenge wose wawusangamo, ariko hari n'abazikorera no muri Kigali gusa, ariko bitabuzwe yuko yabona umukiriya hanze ya Kigali naho yakoreramo. So ndakangurira kandi nshishikariza ibigo byose bitanga umutekano cyangwa se bicuruza umutekano ku bantu bigenga ko bakora uko bashoboye, abakozi babo bakagira imibereho myiza kandi bagakorera muri environment myiza cyane. Polisi buri munsi nk'umufatanyabikorwa wacu adukangurira yuko umukozi atagomba kurenza amasaha 8, akadukangurira yuko nta poste igomba kugumaho umukozi umwe. Ese mu gihe aramutse agize ikibazo wenda ashatse kujya ku ruhande, ya poste yasigaraho. Ibyo rero nibyo turimo gukangurira abafatanyabikorwa bacu, aribo abakiriya bacu, none tuganakangurira na company dukoreramo muri forum imwe kugira ngo tubishyire mu bikorwa ku buryo service yacu izaba nziza mu mwaka wa 2019, ariko noneho twibanda ku bakozi bacu cyane cyane kugira ngo tubahereze imibereho myiza, natwe tubone ukuntu kuba twacuruza umutekano wacu hanze kandi ucuruzwe n'umuntu wishimye, ucuruzwe n'umuntu ukorera muri environment nziza. So message nabahereza muri 2019 ni ukwita ku bakozi bose, ari internal customers na external customers, kugira ngo noneho umutekano wacu uzagende neza. Icyo twabasaba cyane cyane ku bakiriya ni ukubahiriza amabwiriza y'umutekano. Aho ugeze hose, waba uri we wese, uba ugomba kubahiriza amabwiriza y'uwo muntu ushinzwe umutekano aho umusanze mu kazi ke. Niba akubwiye ati ibi birajya mu gapaniye, ahandi wowe unyuremo tugusake, ukumva yuko ari amabwiriza y'umutekano kandi ari amabwiriza y'akazi. So ndasaba abakiriya rero banyura muri za walkthrough, baba bafite imodoka bashaka ko tuzisaka mu posti yariyo yose, ahageze hari hose, kubahiriza aya mabwiriza kugira ngo umutekano wacu uzagende neza. Ikindi nsaba abakozi bacu ni ukuba alert mu kazi, ni ukuba serious mu kazi. Nta muntu n'umwe tubujije kuba twasaka, nta muntu n'umwe tubujijwe kuba twamubwira amabwiriza y'umutekano aho ngaho kunateye. Uwabirengaho nasaba yuko bazajya babitubwira tukamukurikirana dufatanyije na polisi. Cyane cyane umuntu ashobora kwitwaza icyo ari cyo akaba yumva yazagahunganya umutekano aho ngaho. Ibyo ngibyo rwose twarabibahuguriye kandi twarabivuze cyane, na polisi yabidufashijemo. Umuntu uwo ari we wese agomba gusakwa kandi umuntu uwo ari we wese umutekano uramureba. Muri urwo rwego nkangurira abakozi badusanga, nkangurira abakiriya bacu, nkangurira abakozi bacu dukoresha ko baba alert mu kazi kabo kandi bakaba serious, ikitagenze neza bakakiripotinga, natwe tugafatanya na polisi mu kugikemura. Bamwe mu bakozi b'ibigo byigenga bicunga umutekano batubwiye uko bakora akazi kabo ndetse n'icyo basaba ababagana. Umuntu afata ibyo afite akabicisha muri scanner, we akanyura mu kindi cyuma tukamucekinga. Twamara kumucekinga, hari naho dukoresha intoki aho icyuma kitagomba kugera, tukamucekinga tukamenya ko umuntu winjiye mu nyubako tumwizeye ku mutekano. Umutekano ni uwa twese, agomba gukurikiza amabwiriza kuko bino byuma mubona
nta kibazo bitera gikaze ku buzima kuko kireba ibyuma cyangwa ibindi bintu byakwangiriza izi nyubako cyangwa abanyarwanda muri rusange, ko buri muntu wese yakumva ko nta kibazo bitera yanyuramo tukamusaka nta kibazo. Imodoka dukoresha ibikoresho byacu harimo icyitwa sacimira, twagomba kurebamo hasi munsi y'imodoka tureba niba nta kintu cyaba kirimo gishobora guhungabanya umutekano cyangwa kiba cyahungabanya n'iyo modoka ye ubwe yiguriye ndetse kitaretse n'ubuzima bwe. Rero kugeza ubu ngubu navuga yuko ari umuturage uza aha ngaha aje muri hoteli, aruje aturutse n'ahandi wenda yaba anyuzemo agenda, nabo baba bumva yuko hano bagomba gusakwa nk'uko biri. Ubwo ndavuga mu rwego rw'imodoka dusaka dukoresheje icyuma cyitwa sacimira, tugafungura imodoka tukarebamo imbere ndetse na bagaje zaba ziri hejuru nazo tukareba uko byaba bimeze. Aho rero uwinjiyemo akagera kuri reception bakoresha icyuma cyitwa metal detect. Mu gihe babonye ko uwanyuze muri scanner cyangwa walk through twabonye yuko hari ikimenyetso cyaba gihari kigaragaza yuko hari ikidasanzwe. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa muri polisi y'u Rwanda hari icyo asaba abanyarwanda kugira ngo uyu mwaka wa 2019 umutekano uzarusheho kuba nta makemwa. Uruhare rw'abaturage polisi irarushima, dusaba yuko runakomeza cyane cyane binyuze mu gutanga amakuru ku gihe no kumva yuko umuturage afite ubushobozi bwo kwiha umutekano afatanyije n'inzego z'umutekano. Turasaba yuko abaturage bakomeza gufatanya na polisi mu gutanga amakuru akumira ibyaha. Turanasaba ubufatanye n'abaturage kutubwira uko serivisi polisi baha zibanogeye cyangwa se zitabanogeye, imyitwarire y'abapolisi, ariko cyane cyane gufatanya na polisi guca ruswa mu mitangire ya serivisi. Numva ari ubwo bufatanye bubayeho bwo gutanga amakuru arwanya ibyaha byose ari bwo twifuza.